mu mvura nyinshi. Dogisi na mama we ntabwo rwose baba bari kuyumva, dore ko baba bahagaze ku gituro aho baba bamaze gushyingura papa wa Dogisi. Imvura rero iba ibari ku mugongo ariko ntabwo baba bari kuyumva, baba bari kurira ubona rwose ibibazo byabarenze, dore ko baba bari kwibaza ikigiye gukurikira nyuma y'urupfu rw'uyu mupapa wa Dogisi. Aba bombi rero baguma hano nubwo abandi bose baba batashye. Mu kanya gato bajya kubona bakabona imodoka nziza iraparitse, havamo rero umugabo maze agahita ababwira yuko yaraje kubibutsa ko nubwo uyu mugabo yamaze kubura ubuzima ariko bafite ideni rinini kandi bagomba gutekereza uko bagomba kuryishyura. Mama wa Dogisi yaratunguwe ati none se ntabwo mushobora kwihangana? Nibwo nkibura umugabo wanjye, dore rwose sindava no ku gituro, none kandi muje kunyishyuza. Dogisi we rero yari yumiwe kuko ibi bintu ntabyo yari azi by'aya madeni. Yari ari kureba mama we nkaho rwose ari kureba filime, gusa ntabwo yabashaga kumubaza ibiri kujya imbere hano. Uyu mugabo rero yahise amubwira ati uko byagenda kose amafaranga ya banki aba agomba kwishyurwa, gusa nagerageje kuvugisha umuyobozi wanjye, yambwiye yuko yabahaye amezi 2 gusa. Ubwo rero mugomba gutekereza uko bigomba kugenda, ariko nyuma y'amezi 2 ubwo nyine nzagaruka kandi nizere yuko amafaranga azaba yarabonetse. Mama wa Dogisi yaramubwiye ati wakoze kubw'ibyo wakoze byose, ubwo ahasigaye nyine dutegereze ubufasha bw'Imana, naho twebweho rwose ntabwo tuzi icyo gutekereza. Uyu mugabo yamaze kugenda maze Dogisi ahita abaza mama we ati mbwira, papa wacu adusize mu ideni? Naho mama we ati cyane rwose kandi ni ideni rinini. Dogisi rero yatangiye kurira cyane noneho anasakuza ati ibi bintu kubera iki ntigeze mbimenya mbere? Mama ati iyo ubimenya se wari gukora iki? Papa wawe yahoraga ambwira ko rwose ntagomba kugushyira mu bibazo, ariko n'ubundi nawe ryari ryaramunaniye kuryishyura. Gusa ni ibibazo rwose ndi kwibaza ubuzima bwacu bugiye gukurikira, nkumva binteye ubwoba kubera ko sinzi aho tugiye kwerekeza. Dogisi rero yabajije mama we amafaranga nyine bagomba kwishyura, maze asanga nyine barimo miliyoni 5, ariko nanone bagomba kuzajya bishyura 350 bya buri kwezi. Nyamara nta kintu na kimwe bari basigaranye uretse akabutike gatoya gusa, nako rwose byagaragaraga ko icyo kashobora gusa ari ukuvamo ibibatunga, ariko aya mafaranga bidashoboka ko bayabona. Dogisi rero ntabwo yari afite umwanya wo kwicara, dore ko bageze mu rugo maze ahita abwira mama we ko agomba gushaka icyo gukora uko byagenda kose. Mama we rero yamubajije icyo agiye gukora, naho Dogisi ati urabizi nyine mfite diplome ya kaminuza, ngomba gukora uko nshoboye kose maze ngatangira kudepoza akazi nzabona kari ko kose, kaba ari ko kubura muri ofisi, kaba ari ko gushyira ibitabo ku murongo, simbizi, gusa akazi kose nzabona nzagakora kuko rwose nta mahitamo dufite. Mama ati ariko mwana wanjye urabona warize muri kaminuza ihenze, warize ukiga ariya mashuri yose n'iriya myaka yose kugira ngo uzajye kwegeranya ibitabo cyangwa se gukoropa? Naho Dogisi ati none se urabona se hari ahandi hantu heza wandangira, nibura ngomba ariho njya gushaka akazi? Urabizi ko n'ubundi nagerageje ariko nkakabura. Kuri iyi nshuro rero noneho ntabwo ndi kurobanura, akazi akariko kose nzabona ngomba kugakora. Yahise atangira kudepoza rero ahantu hose asaba akazi k'ubusekreteri, dore ko ariko konyine yatekerezaga ko nibura yabona byoroshye. Nyuma y'icyumweru rero ibi bibaye, Emi aba yicaye muri biro ye, ibi dosiye byamubanye ibidosiye. Ahamagara rero asista we maze agahita amubwira ati ariko bimeze bite, kubera iki ntari kubona sekreteri, ko ibi bintu rwose bikabije? Naho rero uyu mu asista we ati twagerageje kureba abapurayinze bose ariko twasanze nta n'umwe ukwiriye kuba sekreteri wawe, nako nawe wabyenyurizamo amaso ukirebera. Emi rero yahise amubwira ati ariko se aba bakobwa bose babashije kwa purayinga wagira ngo rwose nta bwenge bagira cyangwa ntabwo bigeze bakandagira mu ishuri? Nta n'umwe rwose wabasha kuba sekreteri wanjye. Nkeneye umusekreteri usobanutse, uzi ubwenge, ujijutse, kandi nyine ndamukeneye byihutirwa. Ntabwo numva ukuntu nabura sekreteri hakaba hashize ibi byumweru byose. Uyu mu asista we yahise amubwira ati ariko bosi, ati hari umwana w'umukobwa wadepoje hano, ati hashize icyumweru kimwe, ati gusa nyine ikibazo cyewe nta nubwo tugeze tumukoresha ikizami, gusa nyine afite diplome nziza cyane, nta nubwo yakabaye asaba akazi k'ubusekreteri. Ikindi kandi
azi ubwenge cyane rwose mu buryo bugaragara, ariko nyine ntabwo twigeze tumuha ikizami kuko twabonaga atabereye kuba sekreteri wawe. Naho rero Emi ati hanyuma se niba azi ubwenge kandi nyine akaba afite diplome yaranadepoje kuba sekreteri wanjye, kubera iki ataba we? Naho rero uyu mu assistant ati nyine umurebye uko agaragara ntabwo rwose yambara nk'umuntu nyine waba sekreteri wawe. Emi ati ariko ubundi ugira ubwenge cyangwa noneho ntabwo ukigira? None se ninde wakubwiye ko nkeneye umumodo uzaza kudefira hano? Nkeneye umuntu wo gukora akazi neza, kubera iki ibyo bintu uri kubyibagirwa? Ibyo kwambara n'ibyo kutambara ntabwo bindeba, icyo nshaka ngewe ni umuntu nkorera akazi neza kandi umuntu usobanukiwe. Gira vuba ahubwo hamagara uwo mukobwa byihuse. Naho rero uyu mu assistant yahise amubwira ati yego rwose ngiye guhita muhamagara. Uyu musore rero yahise agenda maze afata telefone, yahise ahamagara byihuse Dogisi. Dogisi rero wari uri muri butike na mama we yumvise telefone yisonnye maze ajya kureba, yitabye nyine atazi uwo yitabye, maze uyu mu assistant ahita amubwira yuko amuhamagaye kuva muri kampani anayimubwira izina. Dogisi rero acyumva ibi yahise apfuka telefone amera nk'uyigije hirya gatoya, maze atangira guseka. Yarongeye ahita yisubiza ku gutwi maze aramubwira ati yego rwose ni njyewe Dogisi muri kuvugana. Uyu mu assistant yahise amubwira ati urakenewe kuri kampani yacu byihuse, sinzi niba wabasha kuhagera nyuma y'isaha imwe gusa. Dogisi yahise amubwira ati yego nta kibazo, ati none se ni amahoro ko mumpamagaye? Naho rero uyu mu assistant yahise amubwira ko nyine ari iby'akazi n'ubundi bamuhamagariye. Dogisi yatangiye kubyina maze nyine akubye telefone yahise abwira mama we atumva mama, ubu noneho ndashubijwe, kampani imwe muri za zindi zose nadepojeho irampamagaye kandi rwose bisa nkaho banyemereye akazi, ndumva mfite ibyishimo ntabwo ushobora kubyumva. Mama ati none se ni akazi k'ubusekreteri? Naho rero Dogisi ati yego rwose. Mama we ati ariko ubu koko amashuri yose wize warayize kugira ngo uzabe sekreteri? Naho Dogisi ati ariko mama urongeye kandi, none se nyine hari akandi keza ufite karenze aka ngo bari kumbwira nigireho? Mama we rero yahise aceceka maze Dogisi ati ahubwo reka nitegure nihute ntaza no gutinda, kari akazi ngewe ndagakeneye ntabwo ushobora kubyumva. Yahise yitegura rero, dore ko nyine uyu mukobwa yambaraga ibintu bisekeje cyane, yambaraga ibintu by'ibijipo by'ibirumbiya, noneho agashyiraho n'amakoti, amakoti y'abagabo nayo maremare ku buryo ikoti ryabaga ryenda kureshya n'iyo jipo yambaye. Ijipo niba yarageraga ku birenge, ikoti ryabaga rigera munsi y'amavi, mbese yabaga ashekeje rwose mu buryo bugaragara. Yahise rero aturamo n'ubundi rumbiya n'ikote, maze nyine ahita agenda yerekeza kuri ya kampani. Akigerayo rero wa mu assistant yari amutegereje birumvikana. Naho rero ku rundi ruhande Emi yari ari muri biro ye ari kuri telefone ari kuvugana na mama we ati mama ndenda gusara ntabwo ushobora kubyumva, siniyumvisha ukuntu sekreteri twari dufite yaba yarasezeye ku kazi igihe nanjye nari ngiye kuri uyu mwanya. Sinumva ukuntu rwose atabashije kwihangana ngo dukomeze dukorane, noneho ukuntu yari umuhanga, yari umusekreteri rwose utabwiriza ikintu na kimwe. Ariko ubu noneho kugira ngo mbone nyine uwo duhuza mbona ko koko ashoboye akazi kanjye byaragoranye rwose. Akiri kuri telefone rero yumvise umuntu ari gukomanga, yahise abwira mama ati mama ihangane rero akazi ni kenshi turaza kongera kuvugana. Yavuye kuri telefone maze ahita abona hinjiye n'ubundi wa mu assistant we, gusa inyuma ye hari umukobwa. Akimukubita amaso yaramurebye ahera ku birenge ageza ku mutwe, kuko uyu mukobwa nyine yari atangaje uburyo yari yambaye. Emilio yahise abaza assistant we ati uyu mukobwa se ninde? Naho rero assistant bati ni wa wundi nyine uje gukora akazi, ni wa wundi uje kuba sekreteri wawe. Uyu musore rero yaramurebye maze ahita amubwira ati waduha umwanya tukavugana gatoya? Assistant yagize ngo niwe babwiye agiye gusohoka ati oya navugaga uyu mukobwa ko yatureka tukavugana gato. Wa mukobwa rero yarasohotse nyine. Naho rero Emi yahise amubwira ati ariko se wowe ko nagutumye umusekreteri urumva nagutumye kurune, nagutumye nyine umukobwa umeze gutya? Naho rero assistant yahise amubwira ati ariko nabanje kubigusobanurira, nabikubwiye ko rwose imyambarire ye itaberanye nyine no kuba sekreteri, ariko ndakubwiza ukuri uyu mukobwa ni umuhanga cyane, noneho na kampani aheruka gukoramo ndetse niyo yakozemo stage zigaragaza ko rwose ari umukozi w'indashyikirwa.
uyu rero ntabwo tugomba kumuhomba utitaye ku myambarire ye kuko wambwiye ko n'ubundi udakeneye umumodo. Uyu mukobwa ni umuhanga cyane rwose, ubwo yavugaga ari no kumuhereza CV ye n'ibindi byose biyiherekeje. Emi rero yacishijemo amaso maze abona koko ibyo bamubwiye ni ibya nyabyo. Yahise amubwira ati okay, noneho nta kibazo, ngaho ngera umuhamagare yinjire. Yaramuhamagaye rero arongera arinjira. Yaramubwiye ati harya wize kuyihe kaminuza? Uyu mukobwa rero yamubwiye kaminuza yizeho, dore ko yari kaminuza irenze cyane. Naho Emi yahise atangira kuvuga buhoro ati ikigaragara cyo nuko rwose abantu muri iyi minsi basigaye bagura amadiplome. Nizere yuko ibyo ndi kurebesha amaso hano ari nabyo biri muri uwo mutwe wawe. Naho rero Dogisi yahise amubwira ati ntuhangayike rwose, njyewe ntabwo nigeze ngura diplome yanjye narayikobokeye, narize n'umutima wanjye wose, diplome yanjye yaramvunnye bihagije. Hanyuma rero bishatse kuvuga yuko diplome yanjye ibyo yerekana ari nabyo kandi mfite mu mutwe ku byerekeranye n'akazi rwose, byo ni mu akazi, ntuhangayike. Emile yahise amubwira ati nta kibazo, ati hanyuma rero uzatangira akazi ejo saa 9:30 buri munsi, nyine uzajya uza ku kazi saa 9:30. Dogisi yarishimye maze ahita amubwira ati murakoze cyane. Yahise rero asohoka, dore ko nyine yaramubwiye ko afite akazi kenshi, amubwira ko nyine yataha ariko akazagaruka ejo. Dogisi yagiye yishimye kubera ko nyine yarabonye akazi. Gusa imyambarire ye n'ubundi Emi yasigaye yibazaho, atari ko se ni gute umuntu yambara kuriya? Buriya ajya mu isoko maze akareba imyenda yose bacuruza agahitamo kugura iriya jipo na ririya koti. Yabitekerejeho maze araseka, nubwo rwose uyu musore ubundi yasekaga bigoranye, ariko imyambarire ya Dogisi yari yamukoze ahantu. Yahise yongera rero ahamagara sister we maze aramubaza ati utabeshye ibintu wambwiye ni ibya nyabyo cyangwa namafashe umwanzuro mubi? Naho rero sister we yahise amubwira ati uriya mukobwa wabonye avuga indimi 3 zose kandi nyine ziri internationale, harimo icyongereza n'igifaransa. Ikindi kandi uriya mukobwa akoresha neza cyane computer, ni umuhanga ibintu ndi kukubwira rwose, niwe musekreteri ukwiriye. Ibyo byo ndabizi, icyari cyambangamiye gusa ni imyambarire ye. Nawe rero kimara kumbwira ko udakeneye umumodo nahise numva rwose ko byoroshye. Emi rero yahise amubwira ati nizere ko rwose ibintu uri kumbwira ariko bimeze, kubera ko ari uko bimeze yaba ahuye neza n'umusekreteri nifuza unkorera akazi, kubera ko njye ntabwo njya nshaka abantu bize bakopera, mba nshaka abantu b'abahanga bazi icyo gukora. Mu masaha y'ijoro rero Dogisi yafashe telefone maze ahamagara musaza we. Yaramubwiye ati bro, nabonye akazi rwose, ariko nyine sinzi niba nzabasha kumara n'icyumweru kuri kariya kazi. Bosi wanjye uwo nzajya mbera nyine sekreteri, ndakubwiza ukuri uriya mugabo ntasanzwe, uzi ntabwo ajya aseka, noneho arakureba ukabona afite umujinya, uzi ko umureba ukabona nta byishimo namba ajya agira. Sinzi impamvu rwose ameze kuriya. Naho rero umusaza ati guhera ryari se umenya abantu bishimye n'abatishimye? Naho rero Dogisi ati uribuka ukuntu papa yajyaga avuga ngo umuntu ngo akorerwamo na sekibi? Ati nuriya namubonye wagira ngo rwose ni sekibi umwituriyemo. Ati kubera ko ukuntu avuga kureba, ataba kureba nabi wagira ngo agiye kugukubita. Umusaza ati nyine wowe ibyo byihorere, kubera ko nimumara gukorana iminsi akabona ukuntu uri umwana mwiza azahinduka, ndabizi. Nta muntu wakorana nawe ngo maze yihanganire ubwana bwiza bwawe, ndabizi ko rwose azahinduka nawe akagira imico myiza. Dogisi ati Imana ibimfashemo nibura nzabashe kuhakora amezi make, bityo naba mbonye amafaranga maze nkabona ayo tuba twishyuye nibura igice, kubera yuko uriya muntu twishyuza atumereye nabi cyane kandi simba nshaka ko bababaza mama kuko n'ubundi yarababaye bihagije. Umusaza ati ni ukuri turabisengera kugira ngo twese dukore ibishoboka byose turebe ko nibura twajya twiteranya tukabona ko twakwishyura niyo twakwishyura makeya. Bwarakeye rero maze Dogisi yambara nk'ibisanzwe nyine ya style y'igikoti cyenda kugera ku birenge n'ikirumbi kigera ku birenge, maze agenda yerekeza ku kazi. Akigereyo rero abakozi bose barahuriye baza kumureba, dore ko wamubonaga yajyaga guhamagara undi ati ngwino urebe sekreteri noneho waje. Bose baramurebaga kwihangana bikanga maze bagaseka, kuko rwose ukuntu yari yambaye ibyo byari bishekeje ni ukuri. Yaraje rero bose arabihorera
maze yiyicarira muri biro yari yeretswe na bosi, ubundi nyine atangira akazi ke, dore ko rwose ko yari agashoboye kandi cyane. Amaze rero icyumweru ari muri kano kazi, hari mu masaha y'igitondo, bosi yaramuhamagaye kuri telefone amusaba ko yaza muri biro ye. Hanyuma rero Dogisi yaragiye yinjira muri biro adakomanze, anamusekera rwose ati bosi, ati noneho uyu munsi mwaje mwazindutse. Nyamara Emi rwose ntabwo yajyaga apfa guseka, yahise amubwira ati ahubwo ninde wakubwiye kwinjira muri biro yanjye udakomanze, ariko ubundi icyo kinyabupfura ninde wakikwigishije? Naho rero Dogisi ati mumbabarire rwose bosi. Emi ati subira inyuma y'umuryango hanyuma ukora icyo wagombaga gukora. Dogisi rero yasubiye inyuma y'umuryango maze arakomanga. Emi yaramwihoreye, akomanga ubwa kabiri, Emi aramwihorera, akomanze ubwa gatatu, Emi yaramubwiye ati ngaho injira. Yarinjiye rero maze atamubwira ati bosi, ati mwari mumpamagaye sinzi ikintu mwacakiraga. Naho rero Emi yahise amubwira ati n'ikindi gihe ntuzongere kwinjira muri biro yanjye udakomanze. Yahise amuhereza rero amadosiye maze amubwira ko yose agomba kuyacishamo amaso. Ikindi kandi amubwira ko mu kanya bafite inama, agomba kwitegura rero kuza nyine kwandika ibiza kuvugirwa muri iyo nama. Ikindi kandi yaramubwiye ati nihagira umukobwa uza kuza kundeba umubwire yuko ntahari, umubwire ko rwose ntari hano. Dogisi rero yarikanze areba cyane bosi, ni nkaho yari agiye kumubaza ati gute ndi bubwire umuntu ko udahari kandi uhari. Bosi yahise amubwira ati nizere ko ibyo navuze wabyumvise, dore ko nyine yanamubwiraga mukanga cyane. Dogisi yahise akoresha umutwe kumwereka ko nyine yabyumvise. Yahise agenda maze nyine asubira aho yabaga yicaye. Mu kanya gato rero yagiye kubonabona umukobwa araje, yahise amubwira ati nashakaga Emi. Dogisi yahise amureba maze ahita yibuka ibyo bosi yamubwiye. Yaramubwiye ati ntawe uhari, amaze gusohoka, hari inama yagiyemo. Uyu mukobwa akimara kumva ko rero ntawe uhari kandi yasohotse, yatangiye nyine kubura nyine uko yifata. Ubona ameze nk'umuntu utangiye gutakaza kontrole, ubona nyine abaye nk'umuntu ubabaye, umuntu ubaye ukuntu nyine ukuntu kudasanzwe. Naho rero Dogisi yaramubajije ati none umeze neza ko ndeba wagira ngo uhise ugira ikibazo? Uyu mukobwa rero yahise amubwira ati nyine ati mfite ikibazo kandi gikomeye, ati mbabarira ungurize 5. Byasaga nkaho uyu mukobwa yari aje yizeye ko uwaje kureba ari nawe uri buze kumuha tike yo gusubirayo. Ati mbabarira ungurize 5 nzabikwishyura, n'ukuri ntabwo nzakwambura. Nyamara rero Dogisi bari bari kuguza 5, we ubanza noneho nta n'igiceri cy'ijana yari yifitiye. Yahise abwira uyu mukobwa turihangana, nakabaye mbikoze ariko nta mafaranga mfite. Uyu mukobwa noneho yahise amera nk'ugiye kurira kuko yabuze aho areba, buri cyakora ubona nyine biramurenze. Dogisi rero yahise yibuka yuko ibyo ari byo byose yakwinjira muri biro ya bosi akamuvugisha ku byerekeranye n'iki kibazo. Yahise abwira uyu mukobwa ati noneho ati hari amafaranga nyine bosi ajya asiga muri biro ye dushobora kwifashisha biramutse bibaye ngombwa. Ati reka njye gufataho, buriya ndaza kumubwira ko nyine waje maze ukayafataho, ubundi nyine ayasubizeho nta kibazo, ndaza kubimubwira. Uyu mukobwa rero yashatse kumukurikira, ariko nyine Dogisi atamubwira ati hoya guma aho ngaho ndaje njye kuyagushakira, kubera ko nyine ntabwo Dogisi yashakaga ko amukurikira kuko urumva nyine ari guhita abona ko Emi ahari. Dogisi rero yagiye yinjira n'ubundi muri biro ya Emi maze ahita amubwira ati rero bosi, wa mukobwa mwambwiye ngo mbwire ko nyine mudahari afite ikibazo gikomeye, biragaragara ko ashobora kuba akeneye amafaranga make yo gukoresha, byamunaniye kuva hariya. Ubwo rero nari mubwiye ko hari ayo nje kwiguriza muri biro yanyu kuko natekerezaga ko nje kuyakwaka kugira ngo abashe nyine kugenda. Emi rero yahise amubwira ati ubikoze neza cyane kuba utamubwiye ko mpari. Yahise amuha amafaranga maze aramubwira ati yamushyire ubundi nyine agende. Dogisi rero niko yabigenje, yahise agenda ahereza uyu mukobwa aya mafaranga. Yarishimye rero uyu mukobwa maze ahita asohoka yihuta. Ubwo kandi ni nako nyine bahise bitegura kugira ngo bajye mu nama, kubera ko yari inama bari bagiye guhuriramo n'abashoramari bakomeye. Aha rero Dogisi nyine yagombaga kwitegura kuko niyo nama ya mbere ikomeye yari agiye kuba arimo ari kumwe na bosi we. Umunsi rero wakurikiye Dogisi yagiye ku kazi yazindutse cyane. Hanyuma rero Emi we yaje nyuma ye akinjira. Dogisi yaramusuhuje nk'ibisanzwe. Naho rero Emi ati kubera iki waje kare,
kubera iki waje ku kazi amasaha ataragera? Dogisi ati boss, nabonye nyine muza ku kazi muzindutse, ubwo rero natekereje ko nanjye ngomba gukora nk'uko mubigenza kubera ko mushobora kunkenera ntaraza ku kazi. Emilio yahise amubwira ati ugomba gutangira akazi saa moya n'igice, narabikubwiye kandi si ibintu bigoye kubyumva. Ubwo rero urashaka kwangiza izina ryanjye n'izina rya kampani yanjye ku mbuga nkoranyambaga zawe, uvuga yuko ngukoresha akazi nkagukoresha amasaha menshi ku buryo noneho bigeze naho nkubyutsa butaracya izuba ritarava kugira ngo uze ku kazi. Ntabwo rwose ibyo bintu mbishaka, sinshaka kunyangiriza izina. Naho Dogisi ati oya rwose boss, ntabwo nabikora kubera ko nyine ni njye mba nizanye kandi ni akazi kanjye. Naho rero Emi ati ndakubujije, ujye uza ku kazi saa moya n'igice, nicyo gihe cyawe cyo kuza ku kazi. Ntukaze ku kazi andi masaha ya mbere yaho, ndabazi rwose, ubu ejo bundi wazaba utangiye kuvuga yuko ngukoresha ubutaruhuka. Yahise anigendera kandi rwose ubona birakariyemo. Nyamara Dogisi we yari yabikoranye umutima mwiza kuko yatekerezaga ko nyine agomba nawe gutangira akazi kare, dore ko n'ubundi nta kindi yabaga ari gukora mu rugo. Emi we rero yageze muri biro ye maze atangira nyine gushakisha amadosiye yari akeneye, gusa kuyabona byaramugoye, maze ahita afata telefone ahamagara Dogisi. Dogisi rero yaraje amwitabye, maze bose ahita amubwira ati ndifuza ko ureba muri aya madosiye yose ari hano maze ukandebera yanditseho uko nyine umuntu ategura isoko mbere y'uko asohora igicuruzwa cye. Dogisi rero yatangiye kureba byihuse, maze rwose mu masegonda makeya iyi dosiye yarayibonye. Yahise ayihereza Emi maze ahita amubwira ati hari ikindi se mwaba mukeneye bosi? Emilio yahise amubwira ati ikindi ni uko ndi busabe nyine ababishinzwe maze bakakwishyura amasaha y'ikirenga uba wakoze. Ati ikindi kandi nanone utegura inama mu kanya tugiye kujya mu nama, ubwo utegure nyine amadosiye arebana n'ibyo tugiye kujyamo. Dogisi yaramubwira ati ariko bosi, ntabwo rwose ari ngombwa ko banyishyura amasaha y'ikirenga. Naho Emi ati hanyuma se nigeze ngusaba uburenganzira? Nakwinformaga rwose, ntabwo narindi kugusaba uburenganzira, ahubwo nyine nusohoka wibuke ufunge urugi. Dogisi rero yahise asohoka, dore ko rwose bosi we ntabwo yajyaga avugirwamo habe na gatoya, icyo yavuze yabaga yakivuze kandi byarangiye. Mu kanya gato rero bagiye mu nama, uwo bari bari kumwe yatangiye kubabaza ati none se iyi produit yanjye murabona aricyo gihe kugira ngo ibe yajya ku isoko? Naho rero Emi yahise amubwira ati njye ndabona rwose ikeneye nyine utuntu dutoya cyane two kwitabwaho mbere y'uko ijya ku isoko. Uyu mugabo rero yitegereje sekreteri wa Emi ari we nyine Dogisi, maze ahita amubwira ati none se ko nawe uri kumwe natwe ntabwo waduha igitekerezo cyawe ukurikije ibyo twavuze? Emi yahise amubwira ati oya rwose si ngombwa kubera ko uyu ni sekreteri wanjye. Naho rero uyu mufatanyabikorwa we yahise amubwira ati ahubwo njyewe ndumva rwose ari ingenzi kuba yaduha igitekerezo, kuba ari sekreteri wawe nyine afite ibitekerezo uko byagenda kose. Dogisi rero yahise ababaza ati none se muranyemerera mbabwize ukuri nyine kuko mbibona? Naho uyu mugabo yahise amubwira ati cyane rwose ubwo burenganzira urabufite. Dogisi rero yahise ababwira ati igicuruzwa cyanyu ntabwo kiragera igihe cyo kujya ku isoko, rwose kiracyakeneye ibindi bintu byinshi kubera yuko ntabwo kiri gusubiza ibibazo abantu nyine bafite. Ntabwo abantu baramenya ngo iki gicuruzwa cyanyu cyakoreshwa gute, cyakemura ibihe bibazo. Hari ibintu byinshi cyane rwose bitarakemuka kuri iki gicuruzwa cyanyu. Ubwo rero ahubwo igikenewe ni uko twabafasha kugira ngo tugire ibintu bimwe na bimwe tunoza kugira ngo igicuruzwa cyanyu kibe cyajya ku isoko ari igicuruzwa nyine kizakiruzwa amaboko yombi. Uyu rero uyu mufatanyabikorwa yahise avuga ati cyane rwose ibintu uvuze nibyo, ndemeranwa nawe, ndetse rwose aka kazi turakabahaye kugira ngo mukiteho neza, noneho murebe ukuntu twazanagikorera publicité ubundi tukabona nyine kuba twagisohora. Gusa muri kano kanya wabonaga Emi yari afite ubwoba kuko yibazaga ibintu sekreteri wagiye kuvuga, maze akumva hari ashobora kuvuga ibintu bishobora gutuma kampani ye rwose itajya ahantu heza. Ariko nyamara ibyo yari avuze ahubwo byari bihise bimuhesha akazi, kubera ko
uyu mufatanyabikorwa yahise amubwira ati hanyuma rero ako kazi turakabahaye, ibisigaye rwose mubyiteho, tuzabishyura kampani yanyu nta kibazo, hanyuma muzabe namwe mudukorera publicité yuko nyine tugomba kuzatangira kucyamamaza kugira ngo tugishyire ku isoko. Kano kanya rero Emmy yahise amwenyura kuko yarabyumvaga neza yuko babonye akazi. Bahise basohoka bakorana mu biganza, gusa nyine wabonaga Emmy yishimye nubwo nanone yari agifite ubwoba, wabonaga atarashira igihunga. Bavuye mu nama rero maze nyine Doxy ahita asubira kuri poste ye nk'ibisanzwe. Yahise afata ibyo kurya dore ko yari ashonje cyane kandi yabaga yapfunyitse mu gitondo. Yatangiye kurya maze agiye kubonabona Emmy aje hano. Yahise amubwira ati ntabwo byemewe kurira muri ofisi, hano hari cuisine abantu bose bajya gufatiramo amafunguro, ubutaha nawe ujye uba ariho ujya kuyafatira. Nyamara wabonaga nyine Doxy afite ubwoba, ari kwihanagura ku munwa wagira ngo ari gutitira. Yari afite ubwoba bwinshi atari no kubasha kureba nyine Emmy. Yahise amubwira ati mumbabarire rwose bosi, ntabwo bizongera. Emmy rero yarasetse ati ariko se ubundi nkwibarize, umfata nk'igisimba? Mba mbona wagira ngo ndaryana, iyo umbonye mba mbona wagira ngo uri gutitira. Naho Doxy rero yahise amubwira ati hoya ntabwo ariko bimeze Emmy, ati kandi mba ndi kubibona mu maso yawe, ati gusa nyine narinje kugushimira, wakoze cyane kubera ko wamfashije, ikindi kandi watumye tubona ikiraka, wakoze rwose. Doxy rero yaratunguwe kuko n'ubwa mbere yari yumvise uyu musore ari gushimira umuntu. Doxy yaramurebye cyane atari guhumbya, naho Emmy ati ibitekerezo rwose bari bafite byari bipfuye, ariko wakoze kuba wamfashije kubera ko niwe wampesheje iki kiraka, wakoze cyane rwose. Yahise yigendera. Naho rero Doxy yasigaye ibyishimo ari byose. Yahise afata telefone maze ahamagara musaza we ati ntabwo wakwemera ibintu bimaze kuba, tekereza ko bosi wanjye amaze kunshimira ngo namufashije kubera igitekerezo natanze mu nama. Ndumva nishimye ntabwo wabyumva. Najyaga mbona nyine ari umuntu utajya wishima utajya useka, ariko noneho ndamubonye aseka. Ukuntu yasetse ahita aba umusore mwiza, aba ari bogari, ariko nyine guseka wagira ngo barabimukubitiye kubera ko nk'igihe cyose maze hano ubanza ari ubwa mbere mubonye aseka. Umusaza wati sinakubwiye se? Narabikubwiye ko ubwana bwiza bwawe nta muntu wabwihanganira, ko rwose nawe azagira hagahinduka akaba umwana mwiza, buretse ahubwo uzabona n'ibindi. Ubwo se hari icyo wari wabona? Nyuma y'iminsi mike rero sinzi ukuntu nyine Doxy yari ari muri ofisi ya Emmy, sinzi ukuntu yarebye kuri mashine maze nyine abonaho amakampani yose yifuza gukorana nayo. Yabonyemo rero kampani umusaza we yakoragamo, ndetse rwose iyi kampani nyine yarayishakaga cyane kugira ngo babe bakorana, ariko nanone yagombaga kumenya ibyo umuyobozi w'iyi kampani akunda kugira ngo azabe ari byo yinjiriraho kugira ngo nyine amwiyegereze. Gusa nanone nta makuru yari amufiteho bihagije. Hanyuma rero Doxy yahamagaye musaza we maze amusaba ko bahura. Bahuriye rero ahantu maze Doxy nyine abwira musaza we atumva ndifuza yuko wamfasha, hari ikintu nshaka kugusaba. Musaza ati banza untera inkuru, cya gihe rero warambwiye ngo boss wawe yaragushimiye ndetse aranaseka. Naho Doxy ati cyane rwose, ariko nanone nari mfite ubwoba kubera ko turi mu nama yandebaga nabi. Umusaza waterega yagombaga kukureba nabi kubera ko yari afite ubwoba ko ushobora kuvuga ibintu biterekeranye. Urumva nyine iriya yari kampani bakoranye igihe, washoboraga kuvuga rero ibintu bituma rwose bamutera icyizere. Gusa nyine Imana ishimwe ko wavuze ibya nyabyo nyine, ariko ni ukuri byari biteye ubwoba, nta kuntu atari guhangayika kubera ibyo wari ugiye kuvuga. Hanyuma se urifuza ko ngufasha kubyerekeranye n'iki? Doxy aturumva nyine boss wanjye nabonye amakampani yifuza gukorana nayo maze nsanga harimo na kampani yanyu. Ndifuza ko rero wambwira byose byerekeranye na boss wawe, ibyo akunda, ibintu bimushimisha, kugira ngo nyine nzafashe boss wanjye kugira ngo abe yasinya kontra na kampani yawe. Ndakeka ko kandi yahita amenya ko noneho ndi ku ruhande rwe bya nyabyo, maze rwose agatangira nyine no kunyisanzuraho, ntazajye ahora ndakariye. Umusaza wese amubwira ati uyu munsi rero nari ntegereje umukunzi wanjye kugira ngo tube twavugana kandi turaraje, ubwo rero reka njye nawe tuzavugane undi munsi. Doxy rese amubwira ati nta kibazo. Yasuhuje uyu mukobwa maze nyine ahita yigendera.
gusa nyine ku mugoroba kuri telefone musaza we yamubwiye buri kimwe cyose cyerekeranye n'icyo boss we akunda, n'ikintu nyine ushobora gukora kugira ngo utangire kumufatisha. Ku rundi ruhande rero Emmy we yagendaga abwira abantu bose ko noneho yabonye umusekreteri wa nyawe. Inshuti ze zahitaga zigira ngo uyu musekreteri yabonye ni n'umukunzi we, maze bagatangira kumubwira bati wabonye wa nyawe, agahita aseka ati hoya, ibyo mutekereza ntabwo aribyo nshatse kuvuga, ahubwo nshatse kubabwira ko nyine nabonye umusekreteri w'umunyabwenge w'umwana mwiza, mbese ntabwo ari umusekreteri gusa wagira ngo akora akazi k'abantu benshi, gusa nyine ni umuhanga, ajya ntungura si ukubabeshya. Urumva nyine ubundi kampani ya papa wanjye yayishinze ashyizemo imbaraga nyinshi cyane, nagombaga rero kuyibumbatira kugira ngo nyine ndebe ko yakomeza gutera imbere, ariko gukora njyenyine igihe nari maze nta muntu umfasha mfite, nabonaga ibintu bitangiye kundenga ku buryo nabonaga ntangiye gukora akazi nabi. Ariko kuva igihe nyine uriya mukobwa yaziye, ibintu byarongeye bisubira ku murongo, ku buryo ntabwo rwose nababwira ukuntu mba mbona ibintu bimeze. Niyo naba ntahari mba numva ntuje, kuko mba numva yakora akazi kagakora n'akanjye, kandi ndi boss we. Barasetse rero maze bahita bose bagira amatsiko yo kuzareba uyu mukobwa. Icyo batari bazi nuko n'uyu munsi yari acyambara cya kijipo cya rumbiya n'igikote, nyine yabaga adasobanutse rwose ukimukubita amaso, gusa nyine kari keza cyane, ariko nanone imyambarire yabaga afite yatunguraga buri muntu wese wamubonaga. Umunsi rero wakurikiye Dogisi yagiye ku kazi yasaze nyine, kuko yari afite amakuru aremereye yumvaga ashaka guha boss we, gusa uko yajyaga kuyamuha yumvaga ubwoba bwinshi, maze akananirwa kujya kumuvugisha, akongera kandi akagaruka muri ofisi ye yari afite ubwoba bwinshi bwo kujya kumuvugisha. Gusa yageze aho yihagararaho maze yinjira muri biro, nabwo yarahagaze maze yanga kugira ikintu amubwira. Emmy ati ufite ikibazo? Dogisi yaracecetse. Emmy ati ufite ikibazo cyangwa ntacyo ufite? Dogisi n'ubwoba bwinshi ati nyuma yo kumenya ko nyine washakaga rwose kuba wamenyana n'umuyobozi wa kampani, akiyivuga uyu musore yahise amureba cyane ati ibyo ngibyo wabibwiwe nande? Naho rero Dogisi ati nabisomye ku gapapuro kari kometse kuri mashine yawe. Emmy ati hanyuma usigaye unsaka, usigaye ungira mu bintu, ukangira mu madosiye y'ibanga, usigaye ujya mu bintu byanjye nta burenganzira naguhaye? Dogisi rero yagiye kumubwira ati ariko mfite amakuru, ariko ntabwo rwose Emmy yigeze areka arangiza iryo jambo. Yahise amubwira ati ndakwirukanye nsohokera muri biro. Uko Dogisi yashakaga kuvuga niko Emmy yazamuraga ijwi hejuru ati nsohokera muri biro vuba. Dogisi rero yarasohotse ari no kurira rwose, dore ko nyine byari bimurenze kubera ko bari bamwirukanye. Naho Emmy yasigaranye umujinya gukubita ku meza ati gute umuntu akwinjirira ku buryo buri kintu cyawe cyose aba yifuza kukimenya, n'ikintu utarabwira umuntu n'umwe? Dogisi rero we yagiye muri ofisi maze atangira gufata ibintu bye byose, yarabyegeranyije, amarira yari yamurenze. Sinzi ukuntu rero Emmy yahise asubiza ubwenge ku gihe, maze ahita avuga ati ariko kubera icyo ubundi ntamuteze amatwi ngo numve icyo yari agiye kumbwira. Yafashe telefone maze ahita amuhamagara ati ngwino hano muri biro yanjye. Gusa nyine Dogisi yari amaze kwegeranya ibintu bye byose, yahise rero aza muri biro byose abifite, gusa yari ari kurira, amarira yamurenze. Emmy aterekera aho kurira nk'agahinja, mbwira nyine amakuru waruje kumbwira ni iki wamenye kuri iriya kampani? Dogisi wari uri kurira yahise amubwira ati icyo namenye ni uko uriya muyobozi wayo buri wa gatanu aba ari muri biblioteke ari gusoma ibitabo. Ubwo yamubwiraga n'iyo biblioteke iyo ariyo. Ati ikindi namenye ni uko akunda imbwa cyane. Uramutse rero ufite amakuru ahagije ku bintu byerekeranye n'imbwa, wamusanga muri iyo biblioteke maze ugatangira kumuganiriza ikiganiro cy'imbwa kubera ko arazikunda cyane. Aho rero waba utangiye kumufatisha kuko byatuma akwitaho, maze mukaganira umwanya munini, ukaba waboneraho noneho kumuganiriza n'ibyerekeranye na bizinesi. Gusa ntugire ikibazo, ibyerekeranye n'imbwa ibyo umuntu agomba kumenya nabyo rwose nabikoreye amaresherishe, ndaza kukoherereza dokima maze uzayisome. Naho rero Emmy wari wumvise atunguwe cyane, ndetse abonye amakuru y'ingenzi yari amaze igihe kinini cyane ashakisha, yahise atekereza ko uyu munsi ari ku wa gatanu, maze ahita abwira nyine
Dogisi ati ahubwo nta mwanya wo guta dufite, fata ibintu byawe. Ubwo yamubwiraga nyine amadosiye, ubundi unsange mu modoka tugende, ibindi byose turaza kugenda tubivugana turi mu modoka, ni nabwo kandi uri bugende unsobanurira neza ibyerekeranye n'imbwa, ibyo nakabaye menya. Turagerayo namaze gufata amakuru ahagije, kandi ceceka, reka gukomeza kurira, uzi ko uri kurira nk'agahinja neza neza. Dogisi rero yahise yihanagura, maze nyine ajya mu modoka. Yatangiye kugenda asobanurira bosi we, amubwira ibintu byinshi cyane, ku buryo bagiye kugera kuri ya biblioteke. Bosi Emi yamaze gufata amakuru ahagije, yarinjiye rero nk'uko rwose Dogisi yari yabimubwiye, maze asanga wa muyobozi wa ya kampani niho ari. Yagiye rero nk'uwirebeshwa ibitabo, maze atangira kwirebeshwa nyine ibitabo bivuga ku buzima bw'imbwa, ndetse rwose anivugisha ati ngewe nyine nkunda imbwa cyane, ndifuza igitabo kivuga ku bintu byerekeranye nayo. Ubwo nyine yabivugaga yegereye wa mubosi yashakaga kuvugisha. Uyu mubosi rero nawe yumvaga ijambo nyine ryerekeranye n'iki gisimba cy'imbwa, yahitaga yumva nyine abaye interese, yahise ahindukira maze areba uyu muntu uri gushaka ibi bitabo. Yaramubwiye ati nanjye ibitabo ndabikunda cyane, nibyo nkunda gusoma iyo ndi hano. Yatangiye kumwereka rero bimwe na bimwe muri ibi bitabo. Bose batangiye kuganira ku bitabo, ndetse batangira nyine no kuganira ku byerekeranye n'imbwa, dore ko Emi yari yafashe amakuru ahagije. Uyu mugabo rero yatangiye nyine kuba interese, ndetse rwose ubona ashimishijwe no kuba ari kuganira na Emi. Baraganiriye kugeza aho Emi nyine atangira kugenda amujyana mu bindi, kugeza naho batangiye kuganira noneho ibintu bya bizinesi. Bahanye gahunda ko bazahura bagasangira agakofi, ubundi nyine bakaba noneho baganira byimbitse. Uyu munsi Emi yarishimye cyane, kubera ko uyu mwanya yari yarawubuze rwose wo kuba yahura n'uyu mugabo. Noneho kuba yaramuhaye nimero, ndetse anamubwiye ko rwose bazahura bagasangira agakofi, byari intambwe ikomeye cyane. Emi yatekerezaga ko noneho uyu munsi azahava rwose ahakuye amakuru ashimishije. Batashye rero, Emi nyine byari byamurenze, yari ari gushimira Dogisi ntarekere, kubera ko yari yamukoreye igikorwa cy'indashyikirwa. Gusa nyine ntiyigeze yibuka ko yari yamwirukanye. Yasabye rero Dogisi ko yamutahana maze akamugeza mu rugo. Yaramujyanye amugeza imbere y'iwabo. Dogisi yinjiye mu rugo, ariko n'ubundi yari agifite agahinda, kuko yari azi neza ko yirukanwe ku kazi. Bwarakeye rero Dogisi ntiyajya ku kazi. Bosi yageze ku kazi aramushaka aramubura. Yafashe telefone maze aramuhamagara. Dogisi we rero yari ari kuri butike ari kumwe na mama we. Mama amubaza ati kubera iki utagiye ku kazi? Naho Dogisi ati nirukanywe. Mama we rero byari biri kumubabaza, ati ni ukuri ndabona rwose aho twanditse ritava neza. Urabona ukuntu ahantu hose twari tugiye kuba twihishe bitari gukunda. Dogisi rero ari kumubwira ati nta kibazo, ndaje nshakisha ahandi nzabona akazi, kubera ko nyine nta kundi. Telefone ye rero yahise isona, maze mama aramubwira ati tabiye telefone. Dogisi yahise abona ari bosi umuhamagaye, ati mwaramutse neza bosi. Naho rero Emi ati kubera iki utaje ku kazi? Dogisi ati ni ukubera ko ejo mwanyirukanye. Emi ati ngewe nkwirukana ku kazi? Ati ubwo se naba ntekereza? Dogisi ati yego rwose ejo mwaranyirukanye bosi. Emi ati gira vuba, fata taxi voiture ndayishyura uze ku kazi. Banguka ndagukeneye cyane. Gute se ngewe nakwirukana? Ntabwo rwose nari nigeze nongera kubitekerezaho, nari nzi ko ibyo byarangiye. Dogisi rero yarishimye, maze ahita ajya kwitegura, ahita ajya ku kazi yihuta cyane, dore ko nyine yari ari kurira n'ubundi mbere atekereza aho agiye gukora akandi kazi. Ubu rero noneho yari ashubijwe kubera ko yari asubiye ku kazi ke. Nyuma y'iminsi mike rero Emi ari kuganira na wa muyobozi wa ya kampani yashakaga ko rwose bazasinya kontra. Byarangiye nyine bamwemereye ko ashobora kuba umufatanyabikorwa wabo. Ibi bintu rero byaramushimishije cyane. Uyu munsi nyine amara gusinya kontra yaratashye, ariko yatashye ibyishimo ari byose. Yaraje rero aruhukira muri ofisi ya Dogisi. Yaramuteruye maze rwose atangira kumuzunguza, ari kumubwira tumva ntabwo nzi ikintu nagukorera keretse ahari nguhetse, cyangwa se nkabwira abantu bose kuri umuntu w'ingenzi kuri ngewe. Warakoze. Dogisi rero we yari afite isoni, ndetse rwose n'ubwoba. Yatekerezaga ko hagize umukozi ubona ibi bintu bitaba biri kugaragara neza.
bosi rero yamurambitse hasi maze ahita amubwira ati warakoze kumpa amakuru yose, amakuru wampaye yaramfashije ku buryo ariyo yatumye rwose mbasha kwinjirira iriya kampani ndetse nkaba namaze gusinya kontara. Warakoze yarabivugaga akongera akamuhobera, kumurekura bikanga, yumvaga amwishimiye mu buryo bwose bushoboka. Hanyuma rero uyu munsi yaramubwiye ati ikindi kandi uyu munsi rwose ntabwo uri butahe uteze, ndashaka kuza kugutahana, ntabwo nzi ukuntu nagushimira, sinzi n'icyo nagukorera, ariko wumve ko rwose wamfashije kandi wankoreye ibintu bikomeye. Naho rero ku rundi ruhande ku mugoroba iwabo wa Dogisi ibintu rwose byari byabaye bibi cyane, dore ko nyine banki yari yabateye bari kubishyuza kandi noneho babishyuza nabi cyane, bari barimo ibirarane byinshi. Hanyuma rero mama wabo yari ari kubwira nyine aba bantu bari kumwishyuza ati ni ukuri nta mafaranga na make mfite, nta kintu na kimwe mfite cyo kugurisha, nta mafaranga rwose nabona, nimunyihanganire tuzakomeza tuyashakishe. Naho rero aba bagabo bari kumubwira bati ntabwo tugenda tutabonye amafaranga yacu, umaze kutugiramo ibirarane byinshi, twari twarakwemereye ko uzajya twishyura make make buri kwezi, ariko n'ubundi amezi ashize ari menshi utishyura, umaze kutugiramo 1,500,000 kuyo wakabaye twishyura buri kwezi. Kwihanganira rero byararangiye, ntabwo rwose tugishoboye kukwihanganira, ugomba kuduha amafaranga yacu, uyu munsi ntabwo turi buyasige. Nawe ati ni ukuri niyo mwahagararaho umwaka wose nta mafaranga mwabona, kubera ko ntayo mfite, sinzi impamvu ndi kubibabwira maze rwose ntimubyumve. Bari bamumereye nabi cyane rero, ndetse rwose yatangiye kurira ubona byamurenze. Hanyuma imodoka yahise iparika hano, Dogisi rero yahise abona ko iwabo byakomeye, yaje yihuta yegera mama we. Naho rero uyu musore wari umuzanye Emi nawe yahise aza yihuta kugira ngo bumve ibyabaye. Yumvise rero bari gutuka mama wa Dogisi cyane rwose, ubona bari kumubwira amagambo akakaye. Yahise ababaza ati hano habaye iki? Naho aba bagabo bati uyu mugore umugabo we yafashe ideni none ntabwo bigeze batwishyura, twamuhaye amezi yo kwishyura none rwose amaze kutugiramo ibirarane byinshi, dukeneye amafaranga yacu. Naho rero mama wa Dogisi ati rwose ntabwo nanze kubishyura, ahubwo nuko ubwishyu ntabwo mfite. Emilio yahise ababaza ati none se abarimo amafaranga ngahe? Nabo bati aturimo 5,000,000. Naho rero mama wa Dogisi ati ariko mwari mwarambwiye yuko ntazabishyurira rimwe, nzagenda mbishyura buhoro buhoro. Aba bagabo bati none se igihe twaguhaye icyo waragishoboye? Ubu ngubu maze kugeramo 1,500,000 utarishyura, kandi wakabaye wishyura 350,000 bya buri kwezi. Emilio yahise ababwira ati nimutuze rwose, niba ari uko mwemeranyije yuko mugomba kuzishyurwa, ndagira ngo mbabwire ko muzishyurwa amafaranga yanyu yose kandi akazashyiramo, gusa nyine mukazajya mwishyurwa buri kwezi nk'uko nyine mwabivuganye. Harya mumbwiye yuko ubu ngubu yarabagezemo angahe? Baramubwiye rero maze ahita abwira mama wa Dogisi ati mpa konte yawe maze ngushyirireho amafaranga ubishyure. Dogisi ati hoya, mbabarira rwose wibikora kubera ko ibi ni ibya famiye yanjye. Naho rero Emi ati wikwihagararaho wiyemera, ubu se urumva ko washimishwa no kubona mama wawe abantu bari kumuterera hejuru gutya? Dogisi yarabirebye maze abona ko ntabwo byamushimisha. Yahise rero aceceka, maze mama wa Dogisi ahita atangira kubwira nyine nimero za konte Emi yahise amwoherezaho amafaranga mu mwanya nk'uwo guhumbya. Mama wa Dogisi yaramushimiye biramurenga, hafi gupfukama hasi, kubera ko rwose yumvaga wagira ngo ni nka marayika murinzi uje kumufasha. Uyu musore rero yahise abwira aba bagabo bari kwishyuza ati ikindi kandi buri kwezi muzajya mubona amafaranga yanyu rwose, ntimuzongere kuza guterera hejuru uyu muryango. Naho aba bagabo bahise babaza mama wa Dogisi bati none se ko kurayabonye? Ati nimumpe konte yanyu maze mbishyure. Yahise rero abishyura ya 1,500,000 yarabagezemo, ubundi nyine bahita bataha. Naho Dogisi we rero yahise aherekeza Emi, arongera amugeza ku modoka. Yaramubwiye ati urakoze cyane, ntabwo ushobora kubyumva ikintu nkoreye. Emilio yahise amubwira ati hoya, ahubwo ni wowe wakoze, ni wowe mpora nshimira cyane kubera ko wangejeje ku bintu byinshi cyane, uzi ibintu byose wamfashije, ntabwo nabona icyo nkwitura. Gusa nanone icyo nshaka kukubwira, imbere y'amaso yanjye uri umuntu w'ingenzi cyane. Uyu munsi rero Dogisi yabonaga Emi yahindutse, ukuntu yamuvugishaga, ukuntu yamurebaga, ntabwo rwose byari bisanzwe.
wabonaga afite umutima mwiza akeye mu maso, atari wa musore wajya guhora yijimye. Yahise amubwira rero ati ndabizi ko nyine ubu rwose mama wawe agukeneye iruhande rwe, ariko nanone ntuzigere wibagirwa ko uri umuntu w'ingenzi mu buzima bwanjye, kubera ko wamfashije ibintu byinshi kandi watumye ngera kuri byinshi. Dogisi rero aramubwiye ati murakoze rwose kuba mumbwiye ko hari ubufasha nabahaye, ubwo nyine reka ngende njye kureba mama. Naho rero Emi ati nahejo tuzahurira ku kazi, gusa nyine muze kugira umugoroba mwiza. Dogisi yari yumiwe ukuntu uyu musore yari ari kumubwira neza. Bwarakeye rero mu gitondo maze mama warabyuka ategura amafunguro, ati nifuza ko aya mafunguro wayankirira bosi wawe nk'uburyo bwo kumushimira. Dogisi ati hoya, ntabwo nshobora kujyana ibyo byo kurya rwose, kubera ko bosi wanjye simpamya ko yanabyakira. Mama ati none se hari ubwo biroze, hari ikibazo na kimwe bifite? Dogisi ati none se ibintu yagukoreye urumva wamushimira umuha ibyo kurya? Mama ati none se si ugukora nyine akantu kamwereka ko gusa umushimiye? Ntiwambwiye se wundi ko atari mariye? Naho Dogisi ati kuba atari mariye se bivuze ko yishwe n'inzara? Ntabwo rwose nabijyana. Byarangiye rero yanze kubijyana, nyamara mama we yashakaga ko rwose abijyana ku kazi, ariko Dogisi n'ubundi wari utarisanzura kuri Emi, yumvaga atamuhinguka imbere n'ibyo kurya, yumvaga atamukira. Umunsi umwe rero Dogisi yari ari ku kazi nk'ibisanzwe, yagiye kubona abona Emi aje amusanga, yaramusuhuje dore ko nyine hari no mu masaha yo mu gitondo, maze ahita akora mu ikoti nta kintu nyine bavuganye. Yahise akuramo amafaranga menshi ahita yamurambika imbere, atumva ati ndifuza yuko wahindura imyambarire kubera ko uyu munsi dufitanye inama na ya kampani. Ubwo yari ari kumubwira ya yindi nyine bisa nkaho rwose ari we wabahuje. Ati rero ugomba kuba uri kugaragara neza, ugomba kuba wambaye neza nyine nk'abasekreteri, nta bintu byo kwambara ibyo birumbiya uyu munsi. Yahise anigendera kandi nta adatumye nyine Dogisi avuga. Dogisi yitegereje aya mafaranga maze atekereza ukuntu abantu bose bahora bamubwira ngo azahindure imyambarire, ko rwose imyambarire ye itaberanye n'umukobwa nka we. Yahise rero ahamagara umukopine wa musaza we maze amusaba ko rwose yamuherekeza bakajya kugura imyenda. Uyu mukobwa rero we yari sexy kabije, yaramuherekeje maze bajya kugura utwenda nyine turi kuri taye, utwenda twiza tubereye umukobwa. Barashopinze maze atahana nyine iyi myenda yishyira mu rugo, ubundi ahita yambara imwe muri yo kuko yagombaga kujya mu nama kandi akagenda asa neza. Yambaye agakweto kari hejuru, yambara akajipo keza kamugera mu mavi, ndetse rwose yambara n'agashati. Yari yasokoje imisatsi noneho ameze neza. Hanyuma rero Emi agiye kumufata kugira ngo bajye nyine muri ya nama, yaramwitegereje agira ngo ari kurota. Yabonye ahari bamuhinduriye, yaramurebye amara nk'iminota 5 nta jambo na rimwe aravuga. Yahise amubwira ati uri mwiza, uraberewe, ntureba kare kose ubundi kuki utajya kugambara gutya? Naho rero Dogisi yarasetse maze ahita amubwira ati urakoze cyane kubera ko ni wowe nyine wampinduriye ubuzima. Najyaga ntekereza ko ntashobora kwambara iyi myenda kubera ko ntabasha no kuyigondera nyigura, ariko wakoze kumfasha. Baragiye rero bajya mu nama nk'ibisanzwe nyine. Dogisi rwose inama yabaga arimo yabaga ari inama nyine ari butangemo n'ibitekerezo batitaye ko ari sekreteri, kuko buri gihe cyose iyo nyine Emi yabaga ari kuvuga kumva hakenewe rwose umwunganira, yahitaga abwira nyine Dogisi ati nawe watanga igitekerezo, cyane cyane ko yabaga abizi ko buri gihe afite ibitekerezo. Hanyuma rero uyu munsi bavuye mu nama bahise banasohoka bajya ahantu bajya gusangira akantu, dore ko nyine uyu munsi Emi yari yishimye kubera ukuntu yabonaga uyu mukobwa noneho yabaye umukobwa mwiza, ndetse yumvaga yishimiye no kuba yagendana nawe. Bavuye gusangira rero ntabwo Emi yigeze areka Dogisi ataha, kuko rwose wabonaga adashaka kumurekura, yumvaga ashaka ko baba bagumanye umwanya. Yaramubwiye ati mbabarira tunyurane mu rugo iwanjye, ndifuza ko twasangira akarahure ka nyuma maze ukabona gutaha. Baragiye rero bageze mu rugo bari bishimye. Emi ari kumubwira tumva ntabwo ushobora kumva ukuntu ndi umunyamahirwe kuba narahuye nawe nkamenyana nawe, kubera ko mba mbona wagira ngo umugisha wanjye niwe wari uwufite. Kuva waza muri kampani yanjye
ibintu byose byatangiye kugenda neza ndetse n'ibyari byarananiye byatangiye gushoboka. Warakoze rwose kuza mu buzima bwanjye, ntushobora kubyumva, gusa nyine hari ikindi kintu numva uyu mugoroba nifuza kukubwira. Muri kano kanya rero Dogisi yitegereje Emi cyane maze ahita amubwira ati mbwira nta kibazo. Emi rero mbere y'uko agira ijambo na rimwe amubwira yaramuhobereye maze Dogisi nawe aramuhobera. Emi rero yamurebye mu maso maze aba bombi bahita batangira gusomana nta kintu na kimwe baravugana. Sinzi ukuntu rero Dogisi yabaye nk'ugaruye agatima maze ahita amubwira ati umbabarire ku bibaye. Naho Emi ati hoya ahubwo ngewe umbabarire ku bibaye. Dogisi yahise amubwira ati reka ntahe n'ubundi nyine burije. Emi rero yahise amubwira ati reka ngutahane. Dogisi ati hoya wabonaga ameze nk'ufite ubwoba. Emi ati nta kibazo reka nguhamagarire taxi voiture maze gutahane. Dogisi ati yego kandi urakoze cyane. Yaratashye rero ariko nyine ataha ubona afite ibyishimo by'aka gakorwa gatoya kari kabaye. Nyamara Emi nawe yasigaye nta handi ibitekerezo bye biri uretse kuri uyu mukobwa yari ari kujya amutekereza maze akisetsa ari wenyine. Iri joro rero bisa nkaho Dogisi atigeze afatanya ijisho kubera ko rwose yari ari gutekereza ibitekerezo byamubanye byinshi. Ari kwibaza ati uko ndi kubibona nshobora kuba rwose ntangiye gukunda boss wanjye, kandi ikigaragara nawe ashobora kuba atangiye kunkunda. Ariko se nanone ibingibi biramutse bibaye maze tugakundana byagenda bite? Nakomeza gukorana n'umuntu nkunda? Ibi bintu se byashoboka? Yatangiye kubyibazaho cyane kandi nyamara aka kazi yari agakeneye, ariko yari ari kwibaza ko aramutse agiye mu rukundo ahari hari byinshi byakwangiza. Ariko nanone yatekereza nyine ukuntu uyu musore asigaye amufata akabona ko rwose byanze bikunze harimo urukundo hagati yabo. Nyamara ku rundi ruhande Emi nawe ntabwo yari yigeze asinzira kubera ko nawe yari ari gutekereza cyane kuri Dogisi, ndetse rwose ari kuvuga tubanza nyuma y'imyaka myinshi cyane ntajya mu rukundo noneho nshobora kuba narabonye uwa nyawe, nshobora kuba ntangiye gukunda uriya mukobwa bya nyabyo kubera ko nsigaye numva mutekereza kenshi, ndetse nkumva nyine twaba turi kumwe inshuro nyinshi, nkumva nkumbuye kumva ijwi rye, nkumva nkumbuye kumureba. Ibimenyetso byose biranyereka ko rwose ndi mu rukundo nawe. Umunsi rero wakurikiye bose ku kazi bararebanaga maze bagaseka, wabonaga rwose basa nkaho bafite udusoni. Hanyuma rero ku mugoroba ubwo nyine Emi yari atahanye Dogisi, bari mu nzira bari mu modoka hagiyemo akaririmbo maze Dogisi ababwiye Emi ati aka karirimbo ndagakunda cyane, ati nkunda uturirimbo dutuje. Naho Emi atuzi ko nanjye ari uko, nanjye nkunda uturirimbo dutuje cyane rwose, ndifuza rero ko nagusohokana nkakujyana ahantu hakunda kuba hari uturirimbo dutuje, ubundi nyine ukumva ukuntu haba haryoshye. Naho rero uyu mukobwa ati nibyo se, tekereza ko nta hantu na hamwe ndasohokera hari uturirimbo tumeze nk'aka ngaka. Emi yaramubwiye ati kuri iyi nshuro ya mbere rero ugiye noneho kuhavumbura, ngiye kuhakwereka, ugiye kumva ukuntu nyine ahantu haba hatuje haryoshye, ndashaka nyine kuhagusohokana. Barajyanye rero bajyana ahantu habaga hari uturirimbo dutuje, ahantu nyine habaga haryoshye rwose mu buryo bugaragara. Barasangiye ubundi batangira kuganira, maze uyu munsi Emi arerura maze abwira neza cyane Dogisi ko amukunda kandi rwose aba yumva nyine yifuza ko yamubera umukunzi. Dogisi nawe wari umeze nkaho rwose ariko ari kubyumva, yahise amubwira ati nanjye rwose ndagukunda, ariko nanone mba mfite ubwoba bwo kumenya nyuma y'ibyo ngibyo hakurikiraho iki. Naho rero boss we yahise amubwira ati hoya rwose ni ibisanzwe, nunyemerera urukundo humura n'ubundi umubano wanjye uzakomeza umere nk'uko byari bimeze ku kazi, nyine nzakomeza nta kibazo mbe boss wawe, nawe ube umukozi mwiza, kuko mu buzima mba numva nta gutakaza. Uri umukozi w'umuhanga uzi icyo gukora ntarenze kukubwiriza, rero rwose mba numva nta gutakaza nk'umukozi, ariko nanone n'umutima wawe ndawukeneye. Bombi rero barasetse maze Dogisi ahita amubwira ati ndagukunda cyane rwose kandi nyine ndabyemeye kuba umukunzi wawe. Aba bombi barahoberanye, ibyishimo byari byose, maze barahaguruka batangira kubyina twa turirimbo dutuje nyine bari bari gucuranga. Iminsi yakurikiye rero noneho batangiye kujya bavugana ku matelefone inshuro nyinshi, nyine bari kwiteretanira, bari guterana imitoma
ndetse rwose inshuro nyinshi bakajyana no gusangira, dore ko haba mu gitondo, haba saa sita ndetse na nimugoroba bagombaga kujyana muri resto maze bakajya gusangira. Urukundo rwabo rero rwaragiye rurakura, nyamara wabonaga rwose Dogisi ameze nk'aho yahinduye imyitwarire kubera ko yari asigaye afite ibyishimo bidasanzwe. Yabaga yicaye muri salo iwabo ari muri telefone atari kuyivamo, mama we yaramwitegerezaga maze akareba ukuntu aba ari kwisetsa. Umunsi umwe yaramubajije ati ariko muri telefone yawe haba harimo iki uba uri kureba ugaseka? Mbabarira umbwize ukuri, maze iminsi nkwitegereza nkabona rwose ntazi nyine ukuntu bimeze, mbwira niki kintu gisigaye kigushimisha ku buryo uhora wisekana? Dogisi rero yagerageje kwikaruma ati ni ibintu bishekeje mba ndi kureba muri telefone. Mama we ati mwana wanjye narakubyaye ndakuzi, mbwiza ukuri ni ibiki bintu biri kugushimisha muri iyi minsi? Naho rero Dogisi yahise amubwira ati mama urabizi nyine nta kintu naguhisha, ariko ubu tuvugana ndi mu rukundo, ubu tuvugana nsigaye nkundana na Emmy. Mama we yaramubwiye ati uriya musore musigaye mukundana, urabizi neza se ko agukunda? Naho rero Dogisi ati yego rwose arankunda kandi nyine nanjye ndamukunda. Mama we yarishimye, yaramubwiye ati ngewe uriya musore naramwishimiye rwose, n'umwana mwiza. Kumbwira rero ko mukundana ni inkuru nziza cyane numvise mu matwi, ndabyishimiye ntabwo ushobora kubyumva. Dogisi rero yaramubwiye ati nanjye rwose byaranshimishije, ntabwo mbere natekerezaga ko byashoboka, ariko ni ukuri ubu niba hari umuntu wishimye ni jyewe. Mama we rero yaramubwiye ati mwana wanjye kubera ukuntu ugira umutima mwiza n'ukuntu witonda, ukwiriye ibyiza rwose, wari ukwiriye guhura n'umuntu ugukunda kandi akaguha umunezero. Gusa mpora ngusengera kugira ngo Imana ikumpere ibyiza. Umunsi umwe rero Emmy ndetse na Dogisi bari basohotse bicaye rero bari kuganira. Emmy yabwiye Dogisi ati rero ngiye kugutenguha rwose wihangane. Dogisi yagize ubwoba maze atangira gukanura ukuntu ati none se wanyanze, uri kubona tudakwiranye? Naho rero Emmy ati hoya rwose ntabwo ari ibyo, kubera iki watekereza ibyo bintu? Urabona nakwanga koko? Oya ntabwo bishoboka, ahubwo nyine nuko nagusezeraniye ko uzakomeza kuba umukozi usanzwe, ariko ni ukuri ndabona ngukeneye ku rundi rwego. Urabizi nawe diplome ufite urayizi, ntabwo rwose aka kazi ariko kagukwiriye. Hanyuma rero ndifuza nyine kukuzamura mu ntera, ubundi nyine ugakomeza ugakora muri kampani yanjye. Kukurekura ubwo ntabwo nakurekora kuko sinatuma hari undi muntu ujya gukorera, ariko nanone ndifuza ko ufata poste ihwanye n'ubushobozi ufite. Kano kanya rero Dogisi byaramushimishije, aramubaza ati none se ubwo bushobozi bumbonamo? Naho Emmy ati ahubwo nuko nyine ari njye nyiri kampani, naho ubundi rwose nakabaye nkugira umuyobozi mukuru muri iyi kampani. Dogisi rero yarasetse ati oya ntumbwire ko uba wumva nagusimbura. Bose barasetse, ariko Dogisi aramubwira ati urakoze cyane nanone kuba unzamuye mu ntera. Emmy rero yaramubwiye ati ahubwo mba numva ntazi ikintu nagukorera, gusa iyo nkurebye mba mbona nyine naguha buri kimwe cyose mfite, kubera ko byose mba mbona ari nk'aho ari wowe mbikesha. Aba bombi rero bakomeje gusangira, ari nako Dogisi yari ari kubwira Emmy ati ndagukunda cyane, gusa nyine bwa mbere nza gukora muri kampani yawe nabonaga ntazahamara icyumweru, narebaga ukuntu uhorana imishiha, ukuntu uba ufite imijinya, maze nkabona ntabwo tuzashobokana. Naho rero Emmy ati nanjye narebaga ibigutiya wambaye, maze buri gihe uko nakubonaga wamaraga kugenda nkumva nyine uransekeje. Ati nanjye ntabwo nari nzi ko tuzakundana, ariko uko iminsi yagiye ishira twese byagiye bihinduka uko twabonanaga, maze nyine dutangira gukundana. Gusa wumve yuko kuba rwose warabaye umukunzi wanjye ari cyo kintu cya mbere cyiza nabonye mu buzima. Umunsi umwe rero hari mu masaha ya saa sita, Emmy yahamagaye Dogisi maze amubwira resto amusangamo bari basanzwe n'ubundi basangiriramo. Dogisi rero yaramubajije ati kubera iki se wagiye unsize? Naho rero Emmy ati byantunguye rwose wihangane, gusa nyine reba ukuntu hansanga. Yahise amubwira kandi atubanguke kubera ko namaze kugutangira komande. Dogisi rero
ntabwo nyine yabitinzeho, yahise nawe atega maze abamusanzeyo, dore ko nyine yatezaga taxi voiture, yahise yihuta maze amusanga muri ya resto. Agezeyo rero yatunguwe n'uko byari bimeze, dore ko nyine abakozi bose bakorana ndetse nyine n'inshuti zabo za hafi bose bari bari muri iyi resto ndetse bahateguye mu buryo budasanzwe. Emily akimubona atungutse yahise ashyira ivi hasi maze akura mu mufuka impeta, yahise ayifata mu ntoki. Doxy rero akibibona yahise ashyira ibiganza ku munwa, dore ko nyine yari atunguwe cyane. Yarahagaze, abandi bari bari hano bahise bagenda baramuzana bamwegereza imbere neza ya Emmy. Emmy rero yahise amubwira ati mukunzi wanjye, ndagukunda byo rwose urabizi, n'abantu bose bari hano barabizi ko ngukunda. Gusa nanone ndifuza kugusaba ikintu gikomeye, ndifuza kugusaba ko wambera umugore, ndifuza kugusaba yuko wanyemerera ko tuzabana ubuziraherezo. Ndakwifuzaho mama w'abana banjye bahazaza, ndakwifuzaho byose byanjye, ndifuza ko waba uwanjye noneho ukabyemerera imbere y'aba bantu bose bari hano. Doxy rero emosiyo zari zamurenze, yahise amuhereza ikiganza maze aramubwira ati ndabyemeye, ndi umunyamahirwe kandi ndi umunyamugisha kuba narahuye nawe, kuba ngufite mu buzima ni iby'igiciro, ikindi kandi uru rukundo rw'ubuzima bwanjye. Emmy rero yamwambitse impeta maze aba bombi barahaguruka barahoberana. Emmy yamwibukije ko amukunda kandi ari we wenyine yeguriye umutima we. Abari bari hano bose bari bumiwe kuko ni ubwa mbere bari babonye Emmy avuga aya magambo, ni ubwa mbere bari bamubonye yishimye, ni ubwa mbere bari bamubonye aseka, kubera ko ibyishimo bye rwose byari Doxy. Doxy rero yarishimye maze akajya areba impeta akongera akayisoma, akongera agahobera umukunzi we ati ndagukunda cyane. Baraserebuye rero ibyishimo biba byose. Uyu munsi rero Doxy yageze mu rugo maze abwira mama we ibintu byose byabaye. Mama we yarishimye, ibyishimo biramurenga. Yaramubwiye ati ntabwo ushobora kubyumva ukuntu ndi kumva nishimye, ukuntu wagiye kuri kariya kazi nkubuza, ariko nyamara niho imigisha yawe yari iri. Doxy rero yahise amubwira ati mama, nanjye ndi kumva nishimye kubera ko nahuye n'umugabo w'inzozi zanjye. Ntushobora kumva ukuntu ndi kurota umunsi tuzaba twakoze ubukwe. Ndi kwibona umunsi nzaba ndi umugore we bya nyabyo, noneho twavuye no gusezerana mu mategeko. Mama ati humura kuko ibyiza byose urabikwiye. Nyuma y'iminsi mike rero Emmy yaje kureba mama wa Doxy maze nyine bicaye bari kuganira. Yaramubwiye ati rero mba numva nifuza yuko mwakwimuka muri iyi karitsiye, ndifuza kubagurira inzu ahantu heza, ikindi kandi ndashaka nyine kugukorera bizinesi noneho rwose ifatika, kubera ko ari umukwe wawe ndakora ndetse hari n'umukobwa wawe nawe arakora kandi afite akazi keza. Ugomba rero kuba ufite ahantu wicaye heza rwose, maze iyi butike ukayihorera, dore ko nyine yacuruzaga butike yo muri karitsiye ubona itanafatika. Mama rero wa Doxy byaramurenze maze ahobera umukwe we. Yaramubwiye ati ndagushimiye kandi rwose nagushimiye guhera kera ibyo watangiye udukorera, ni ukuri warakoze kuza mu buzima bwacu. Naho rero Emmy ati ahubwo Doxy niwe wo gushimirwa kubera ko kuva yaza mu buzima bwanjye yazanye imigisha gusa. Nyuma y'igihe gito rero ibintu byose bimeze neza kandi biri ku murongo, Doxy ndetse na Emmy batangiye gutegura ubukwe bwabo. Aba bombi rero bakoze ubukwe bwari burimo abantu benshi ndetse bakomeye, ari abo bakorana, ari inshuti zabo, ari imiryango yabo. Bwari ubukwe bwari bwitabiriwe n'abantu benshi cyane. Gusa nanone abantu bose babwiraga Emmy bati niba hari umuntu washakanye n'umukobwa mwiza ni wowe. Icyo batari bazi ni uko mbere y'uko bamubona yari umukobwa rwose wari uciriritse cyane, wambaraga ibintu bidasamaje habe na gatoya, ariko ubu nyine yari asigaye ari umukobwa uri classe. Iyo wamurebaga wagira ngo ahari yavutse nyine azi kwambara gutya. Ubukwe bwabo rero burangiye baratashye maze bajya mu rugo iwabo. Bagezeyo rero kwa kundi abantu baba bari kuruhuka, Doxy yabwiye Emmy
ati ntakubeshye n'ubu ndi kumva wagira ngo ndacyari kurota, none se koko ubu uri umugabo wanjye, ntabwo njye nawe tuzongera gutandukana. Naho rero Emi ati ahubwo mbwira, wowe uri umugore wanjye, nta wundi musore n'umwe uzongera kukureba. Bombi barasetse maze bahita bahoberana. Inkuru yacu y'urukundo rero naho tuyisoreje. Mwakoze kuyikurikira. Niba ukunda inkuru z'urukundo zica kuri Zasha TV, ntukagende udakoze subscribe, like, share na comment. Ni inkunga ikomeye kuri twebwe. Ndabakunda cyane rero nk'ibisanzwe.